data wa twese mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye w'ijambo ryawe. Wakoze kuturinda twese kandi ukabuduhaye amatwi yo kumva, ukaduha umutima wo gutekereza ndetse no kumenya. Uduhera umugisha mu mvugo yawe nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro kuri uyu mwanya. Urakoze kudufasha kubana natwe, abo turi kumwe twese uduhana umugisha, nanjye umugaragu wawe ndetse umukozi wawe umera umugisha mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu, amen. Tubahaye ikaze nshuti bakundwa kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana. Imana yaduhaye iki gihe cyiza cyo gukurikira ijambo ryayo. Ijambo ryayo turarisoma mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice 16, turasangirira ku murongo waho wa 7, hanyuma twumve icyo Uwiteka avugana natwe. Ni igitabo cya mbere cya Samweli, ibice byaho 16 ku murongo wa 7, havuze ngo, Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye. Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Hanyuma ku murongo waho wa 12 haravuze ngo, nuko aramutumbira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati, haguruka umusukeho amavuta, niwe uwo. Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajyaza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya mbere umurongo wa 4 ndetse n'uwa 5, ho naho haratubwira ijambo ryiza cyane. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya mbere dusangayo umurongo mwiza kandi mwiza. Yeremiya igice cya mbere umurongo waho wa 4 n'uwa 5 haravuga ngo, nuko ijambo ry'Uwiteka rikirinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Hamwe n'iri jambo ry'Imana, Imana yaduhaye mu byanditswe, turashaka kuganira ku nsanganyamatsiko itubwira kuba mu mugambi w'Imana. Kuba mu mugambi w'Imana, buriya Imana imaze kuturema yahise idushyira mu mugambi w'Imana, cyangwa se twavuga ngo twaje tuwusanga, kuko mbere y'uko tubaho twari turiho ariko mu bitekerezo by'Uwiteka. Turasangirira hamwe rero iri jambo rivuga kuba mu mugambi w'Imana. Nk'uko tubimenyereye, turiho mu mugambi w'Imana. Nta kintu na kimwe Imana idakurikirana. Ushobora guhera mu gitondo utera akanyoni amabuye ukageza nimugoroba utaragahamya, ubwo uzi icyo bisobanuye? Kari mu mugambi w'Imana. Ibyo wakifujeho ntabwo ari iby'Imana yakifujeho. Umugambi w'Imana rero niyo iwukurikirana kandi ikawugenzura, cyane ko ijambo ryayo rivuga ngo nta kirogoya umugambi w'Imana. Igihe Imana yadutekerezagaho, burya akenshi yahise idushyira mu mugambi w'Imana. Ikindi twamenya muri uyu mugambi w'Imana, kugira ngo tukuremo umutima kandi ukomere, umenye ngo nta cyarogoye umugambi w'Imana kuri wowe. Igihe wituraga hasi, burya rega ntabwo ari byo Satani yabaga ashaka cyangwa agambiriye, ahubwo Imana iba yaranze yuko upfa, nubwo wasenutse cyangwa se ugakoboka cyangwa se ukavunika akavune gatoya, ariko biriya bihita bikubwira ngo Imana yakurindiye mu mugambi wayo. Rero hari ibice 4 bigize aya magambo tugiye kwiga.
turabanza turebe umugambi w'Imana icyo ari cyo, hanyuma turebe uburyo umugambi w'Imana iwurinda, hanyuma tuze no kureba ibyica umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Nshuti mwene data turi kumwe, kugira ngo usobanukirwe umugambi w'Imana, hari ibyumba bine ku buzima bwacu, ku buzima bwawe ugomba gutekerezaho. Hari icyumba kirimo amakuru y'ibyo wowe wiyiziho. Icyumba cya kabiri ni icyumba kiba kirimo amakuru y'iby'abantu bakuziho, abantu bagira ibyo bakumenyaho. Icyumba cya gatatu ni icyumba kirimo amakuru duhuriyeho n'Imana. Duhuriyeho n'Imana. Icyumba cya kane rero ni icyumba kirimo amakuru y'ibintu Imana izi ku buzima bwawe yonyine gusa. Aha ni hahandi umuntu aba hatazi igihe azavira ku isi. Ayo ni amakuru amenywa n'Uwiteka, kereka bake Imana ibihishurira kugira ngo, kuko iravuga, yaravuze ngo hari ibyo izavugana n'abantu bayo. Ni irindi banga, n'aba baba bafite netiwaka y'ibyo bintu, kuko si ibya bose. Rero ibi byumba akenshi bigenda bidufasha kugenda tumenya ngo umugambi w'Imana. Ngo twinjire mu cyanditswe rero, Bibiliya yatubwiye ngo Imana yari yabonye umwami kwa Yesayi i Betelehemu, igiye kumusimbuza uwari uhari. Muri cya cyumba cy'ibitazwi, uwari uhari yari azwi ko akemewe n'Imana kandi yaramusibye, usibye ko nyuma yamuhaye ibimenyetso ko batakiri kumwe, ariko ibyo yakoraga yari azi ko ari kumwe n'Imana. Mu cyumba cy'ibyazi wenyine atarakingurwa iby'Imana izi, ntiyari azi ko yamuretse. Hanyuma yibonera undi hariya i Betelehemu kwa Yesayi. Yohereza umuhanuzi wayo Samweli ngo agende ajye kumutoranyiriza abantu. Twibukiranye ngo turimo kwiga kuba mu mugambi w'Imana no kumenya umugambi w'Imana kuri twebwe. Uyu muhanuzi aramanuka agera hariya i Betelehemu, asanga uyu musaza, aramubwira ati kinzanye nze gutoranya no kwimika Uwiteka ashaka kuyoboza abantu be. Ngo arabategura nk'uko umuhango yari yatojwe cyangwa yabwiwe wari uri. Arabegeranya arabategura ngo umuhanuzi akora akazi ke, ko yari yamaze kumubwira ikimugenza, kandi bashobora kuba bari bazi ko Samweli ibi bintu abikora. Mu mugambi w'Imana ari ngo uyu musaza yegeranyije abahungu be bagera hafi muri 7. Ngo habanza imfura, umuhungu mwiza w'igikaka yitwa Eliyabu, wari umeze neza cyane, yari afite ibyo yiyiziho. Na babandi twita abamukurikira mu mvugo ya none ngo ni aba followers, bari bari aho bavuga bati uyu we turamufana, ubwo habayeho gutoranywa n'uyu ntabwo turamwizera. Ko umuntu wese agira abafana, agira abamukunda. Nshuti turi kumwe cyane, mu cyumba cy'Uwiteka kimenywa nawe gusa, hari ibyo ibyari bihishwemo rero. Ngo uyu muhungu yaratambutse yimejeje neza kandi akimbagira nk'umuntu ukimbagira imbere y'abatoranya y'abajyaji, ko tubyita hano hanze abajyaji. Harimo Samweli, hari ababyeyi, hari abatumirwa, hari inshuti z'uwo musore Eliyabu. N'Uwiteka wari uyoboye icyo gikorwa. Ngo agitambuka abahungu bafanaga uwo muhungu ngo batangira gukoma mu mashyi, bati ni ukuri kw'Imana dore icyakaka cy'umuhungu. Bakoma mu mashyi baraserebura, bavuza utuntu batera Eliyabu we, Uwiteka guhire kandi akwimike rwose, turabona uberewe. Ariko mu cyumba kimenywa n'iby'Imana, Uwiteka aravuga ati no, amugaye. Baratunguwe cyane. Ngo mu gihe bari batangiye gukoma mu mashyi bavuza utuntu bitera hejuru bamufana, yewe abaduteza amatwi, abantu bo muri iyi minsi, abantu benshi mukunda abafana. Hari igihe bafana umuntu ijambo ry'Imana, Imana itamwemera pe.
Imana itamwemera. Samweli ngo azamura ihembe aravuga ati umuntu bahaye icyubahiro bafanye njyewe, Imana iramwongorera iti have. Umugambi w'Imana ariko have si uwo ngo yarazamuye ihembe ry'amavuta ngo yamucuncumurireho, yumvise abantu bafanye bavuze bati woke nshuti mwene data, hari ibyo abantu bemera Imana itabyemeraga burya. Umugambi w'Imana, Imana ibwira Samweli iti have ntago ari uwo namugaye, ngo bahita bahamagara uwari ukurikiyeho kuko umuhango wari ugikomeza, ngo bazana Abinadabu. Nawe atambutse abafana be bavuze utuntu baraserebura bati nuwo. Nanone Uwiteka arongera aravuga ati nyamuneka namugaye. Nawe aratambuka bazana Shama, nawe Uwiteka aravuga ati namugaye. Hari igihe ibyo abantu bababonaho Imana ibitabibabonaho. Hari igihe ababyeyi babonagamwo aba bana ibintu Imana itabibona. Ngo abana baratambuka uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, uwa karindwi, ngo abari batoranijwe baba baranarangiye. Nibwo ngo Samweli yikanze aravuga ati ariko nari umuhanuzi nakoranaga n'Imana, uyu munsi ubanza mvangiwe. Batangira kwibaza ku by'urugendo rwe no gusobanuza Imana. Ngo Imana ikamwongorera ikamubwira ati ariko aha hari umwami wirambirwa witinda arahari. Yabaza ababyeyi bati nta wundi mwana uhari. Muzehe Yesaya akarebana na mukecuru, bajya kuvuga akana kitwa Dawidi bagasanga Imana yabenze Eliyabu, ntiyemere Abinadabu, ntiyemere Shama. Mu cyumba cy'ubumenyi bw'abantu bati buriya byarangiye, nidushaka ntago twapfa kuvuga Dawidi nta n'uhari kwanza, nta nubwo afite ibimenyetso by'abantu bareba nk'ibyaba ngaho. Ubuse ko adafite nk'ibyaba abantu turajya kumumurika ahangaha si ukwikoza isoni. Ngo Samweli akababaza ati mumbwize ukuri nta wundi. Naha Dawidi yanditse Zaburi ye aravuga ngo ubwo data na mama bazanta Uwiteka azantarura. Imana ishimwe cyane. Aba babyeyi bakundaga Dawidi mu ruhande rumwe, ariko mu cyumba cy'iby'Imana imuziho bari batararungurukamo. Yari yarahawe amasezerano batabizi. Imana yacu ishimwe cyane. Yereka wowe uduteze amatwi, hari igihe ku isoko ry'abantu utariho, hari ibimenyetso abantu bareba udafite, ariko niba Imana ikwemera, niba uri mu mugambi w'Imana, humura. Kwa Yesaya, mu bantu bari muri kiriya cyumba gitoranyirizwamo, ntago bari bazi ibanga riri muri Dawidi. Umugambi w'Imana ubuhishwe. Icyama wowe unteze amatwi ukaba uri mu mugambi w'Imana, uhumure, Imana ikugirire neza cyane. Ngo byagoranye ndetse yakomeje kubashimuza, ngo baremera bati hari undi mwana uragira amatungo, abaha gake, aba yagiye kugishira hirya iyo ngiyo, aza azizanye cyangwa se tumukeneye. Atariko ntabwo baramushidikanyagaho. Iyo abantu bagushidikanyaho, iyo abantu batakubonaho ibimenyetso abantu bareba, aha niho Bibiliya yavuze ngo bamutumaho. Bibiliya iravuze ngo yabaye agihinguka shengewe. Cyamanga Imana igushyireho amavuta, uriho umwuka w'Imana, uriho ibimenyetso by'Imana, uri mu mugambi w'Imana, ngo yabaye agitunguka. Ngo Samweli Imana iramubwira iti dore Uwiteka yimikishije amavuta n'uyo. Cyubahiro cy'Imana gihita kiboneka kuri Dawidi. Ego umugambi w'Imana, ngo yahereye kamusukaho amavuta, abantu bose bakomera icyarimwe mu mashyi. Ngo Imana yari yambitse ubwiza budasanzwe Dawidi kandi yarabusanganywe. Imana yari yaramuhereye amavuta mu butayu aho yaragiraga, kamwuzuza umwuka wera. Ntago yari gushishimura intara atuzuye umwuka wera, ntago yari kurwana n'idubu ngo ayitsinde atuzuye umwuka wera, ntabwo yari kuyivutagura ngo ayicishe inkoni kandi ari igisimba kimurusha ibiro inshuro zingahe atuzuye umwuka wera. Imana igufata. Niho Bibiliya itubwira ngo yabaye akimusukaho amavuta. Bibiliya ikavuga ngo umwuka wera atangira kumuzaho cyane. Bishatse kuvuga ngo yari amuriho, ahubwo yabaye dabo, yari yongereye amuzaho cyane.
iyo Uwiteka yakwibutsa umwuka bariho aza cyane, iyo amavuta y'Imana kugezeho nanone umwuka wera aza cyane, ubwiza bw'Imana bwaje, icyubahiro cy'Imana cyamanutse, Imana yacu ishimwe cyane, ngo babonye Dawidi ari igitangaza, ngo bakomera mu mashyi icyarimwe bati Uwiteka yimitseho, yimikishije amavuta n'uyu. Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Dawidi hari iby'Imana yamubonagaho, yamubonagamo nyamara abantu batabibona. Samweli hari ibyo atarazi kuri Dawidi nyamara kandi Imana yari ibizi. Nibyo bya byumba nababwiye. Buriya hari ibintu Imana ikubonamo iwanyu batazi cyangwa batanemera ko byakunda, ariko iri mu mugambi w'Imana. Humura, humura, Imana izakura igihe cyayo kigeze. Humura. Eliyabu yateye intambwe ya mbere cyangwa iya kabiri n'iya gatatu, abafana bakomera mu mashyi icyarimwe bati n'uwo, nyamara Imana yari yamugaye, kuko nk'uko twabibonye hari ibyo abantu bemera Imana itemera. Imana yacu itugirire neza cyane. Mu cyumba cy'ibyo abantu bakuziho jya wemera abantu barungurukemo, hanyuma bajye bakugira n'inama. Iyo bakubwira ngo uteye uca, ntiwemere. Hari igihe burya iyo ibyo abantu bakuziho bakakubwira wabikosora, ariko igikomeye kurusha ibindi ni ukumenya iby'Imana ikuziho, ukaba mu mugambi wayo. Ukamenya ukaba mu mugambi w'Imana. Imana yacu nishimwe cyane rero. Hari igihe abantu batakubonaho ibintu kandi ubifite, ibyo ufite abantu batabona. Imana iyo ibahumuye barabibona, kuko yakoze ku maso yabo babona Dawidi ni umwami, babona icyubahiro cye, babona imbaraga yari afite, kuko yari asanzwe akorana n'Imana batabizi, ariko yatangiye gukorana n'Imana barabimenya. Iki nicyo cyatumye Imana itangira kumuzamura mu ntera gato gato, hanyuma byaje kumuviramo no kujya kuba ibwami, kuko yari afite amavuta y'Imana. Kubaho rero mu mugambi w'Imana, kubaho hagizwe n'ibice bitatu bikomeye. Kuba mu bitekerezo by'Imana, kubaho mbere y'uko umuntu aza kuri iyi si. Ibyo niko bimeze. Bibiliya yatubwiye ngo, yabwiye Yeremiya ngo nakumenye taraba urusoro. Hari ukubaho Imana utaraza hano kuri iyi si, hari ukubaho mu gihe gifatika, aricyo cyico wowe unteze amatwi nanjye ndi kuvugira imbere yawe. N'ibikorwa twiriranywe cyangwa dukora dusanzwe dukora, iki ni igihe cyacu kibifatika. Hakazabaho n'igihe kindi kizabaho rimwe na rimwe cyiza, iyo ibifatika byamaze gufunga, twinjiye mu gice cya kabiri cy'ibidafatika. Hari igihe tubyita kurangiza urugendo cyangwa gupfa. Nta muntu upfa, ahubwo roho irabikwa ngo izongere ibeho bwa kabiri. Hari ukubaho mbere yo kubaho, kubaho mu gihe cyo kubaho, no kubaho nyuma yo kubaho. Dore agaciro k'ibi bintu nshuti yanjye turi kumwe. Kubaho mbere yo kubaho ni umugambi w'Imana, nta n'icyo wabikoraho ahubwo wibonaho. Hanyuma kubaho mu bifatika ukwiriye kuhategura, cyo turi kwita kubaho mu mugambi w'Imana. Imana ibwira Yeremiya yaramubwiye ngo nakuvanye mu bitekerezo ngushyira mu bikorwa, hanyuma agenda uhanurira abantu banjye. Wowe unteze amatwi, iki gihe cyawe cyo kubaho hari icyo Imana iri kugusaba kugira ngo ugikore. Iki gice cy'ingenzi cyo kubaho nicyo gikomeye Imana igusabamo umusaruro, ngo urusheho gutunganya umugambi w'Imana. Hari raporo tuzatanga ku Mana rero mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari raporo tuzatanga ku mugambi w'Imana. Ibyo ni nabyo bituma Imana iturinda. Umugambi w'Imana, Imana irawurinda. Buriya iyo ibonye bwakeye bwongeye bwije, haba hari ikintu Imana yakurindiye. Itanga ingabo nyinshi, niko yavuze muri Yesaya, ngo ntanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu kugira ngo dukunde dusohoze umugambi w'Imana.
nusubiza amaso inyuma uraza gusanga hari ibintu byashakaga kurogoya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ni cya gihe Imana iba yasubije inyuma urupfu. Twabonye ingero zitandukanye. Ndatekereza ko uduteze amatwi waba warahuye n'impanuka niyo yaba gato, burya iba yaraje mu isura y'ikintu kinini, ahubwo Imana ikitambika. Yabikoreye kugira ngo irinde umugambi w'Imana uri muri wowe. Dawidi amaze gusigwa aya mavuta yatangiye kurwana n'intambara zirwanya umugambi w'Imana uri muri we. Sawuli amuhigira hasi no hejuru, ariko ntiyamushoboye kuko twabonye ko umugambi w'Imana Imana iwurinda. Umugambi w'Imana